ahubwo kandi ndagira ngo nze ngusanga nk'umweza ruhimbi uhimbaranye ubutore uwuzuye ubuvanganzo n'inganzo iyo ndwanya ishyaka nsinda icyangombwa byose njya ngo bera no mu gitaramo menyesha ibirori iyo nciye ko ababyeyi banyicira akajisho ngo icare wicecekere rugera yaguciriye inzira bakama impamba nkakomeza mwenyura nta mwaga uraza kunkundira rero unkorere muri uru ruhanga umeshe umugisha sindwise uruhara kuko sinaba nyiri umukobwa ukagira imana we data arankunda akankundira akama ibyo nkunda muhuza ibiganza tumushimire imfura idashimira shiha mwuka byarame mubyeyi mwiza rero sinakugora ariko ibitugu byahetse imitavu n'ibigeka imitobe ndaza gusaba Chantal uze kunkundira unwaje nshoke mu rwuri nishongora ahubwo kandi mubyeyi mwiza rero nkundira nze ngusanga ndi umutesi utamba ineza ubutore nabutambukanye mutarama gitarama sinatira batambye ndo batega imitego mitindi mu kwitambuka sinyitinya mbatambaza mbaturutse mu bitugu mwikotano nditabazi bwame ndi munoza ruhimbi banje guca ivugufi imbere yawe mubyeyi sindi ikirara cyangwa icyohe ariko kuba ndi umukobwa n'ibyambuza kuzivuga amazina kandi nzizi ahubwo kandi abatayira rero tugira amagambo menshi niba hari iryo twavuze ryabakomerekeje cyangwa mutakunze mutubabarire n'Imana itubabarire murabizi Yesu yavukiye mu bashumba yatubabariye turi abambere ahubwo kandi uraza